ibyo kurya uba ukwiye kurya mu gihe urwaye n'ibyo uba ugomba kwirinda. Ubusanzwe ibyo urya bigira uruhare runini mu mikorere myiza cyangwa mibi y'ingingo zitandukanye mu mubiri. Ibi urabizi neza kuko iyo urwaye hari ibiryo ushaka ibindi ukabyanga, hari amafunguro amwe n'amwe agufasha gukira vuba andi akakudindiza. Mu gihe urwaye hari ibyo kurya wagakwiye kwibandaho ibindi ukabyirinda, bityo reka turebere hamwe ibyo kurya ugomba kwibandaho mu gihe urwaye n'ibyo ugomba kwirinda bitewe n'ikibazo ufite. Reka duhere mu gihe uri kumva uribwa umutwe. Imwe mu mpamvu ikomeye itera uburibwe bw'umutwe harimo kugira umwuma mu mubiri. Mbere yo gutekereza ibinini bya paracetamol cyangwa ibindi binini byoroshya umutwe, ukwiye kureba neza niba uri kuvura neza icyabiteye, ukareba niba ububabare bushira. Reka turebere hamwe ibyo kurya wibandaho iyo uri kuribwa umutwe. Iyo uri kuribwa umutwe, amazi n'ibindi binyobwa bidasembuye nibyo biza ku mwanya wa mbere mu bishobora kugukiza kuribwa umutwe. Niba wumva umutwe uri kukurya, afata amazi unywe, ubundi utegereze byibuze iminota 20 urebe icyo bitanga. Ku rundi ruhande, ushobora no kunywa ikawa ariko nkeya bitewe n'uko kafeyine iboneka mu ikawa ifasha kuvura umutwe. Ikintu ugomba kuzirikana ni uko mu gihe unyweye ikawa ugomba no kunywa amazi angana n'iyo kawa wanyweye mu rwego rwo kwirinda umwuma mu mubiri. Reka turebere hamwe ibyo kurya wirinda iyo uri kuribwa umutwe. Iyo uri kuribwa umutwe ugomba kwirinda ibiryo biryohereye. Urugero, wine itukura, shokora, inyama zimaze iminsi ndetse na fromage imaze igihe. Reka dukomereze ku gihe urwaye inkorora, bityo tumenye ibyo kurya uba ugomba kurya. Ubusanzwe ibintu byagufasha mu gihe urwaye inkorora ni ukurya amasosi atandukanye ashyushye, yaba ari umufa w'inyama cyangwa isosi y'izindi mboga zitandukanye, imbuto zikarishye nk'amacunga cyangwa indimu ndetse n'icyayi gishyushye. Impamvu ni uko ibi byose bibarirwa mu biryo bifasha kwirukana igikororwa no kurinda gufungana. Zirikana ko mu gihe ukorora ugomba kwibanda ku kunywa amasosi ashyushye kuko niyo yagufasha gukira vuba. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kurya ugomba kwirinda mu gihe urwaye inkorora. Iyo urwaye inkorora uba ugomba kwirinda inzoga n'ibindi birimo urusenda kuko bishobora kongera ubukana bw'indwara, ukaba wanahita ufungana birushijeho cyangwa ukarwara ibicurane cyane. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe uri kuribwa mu muhogo, bityo tumenye ibyo kurya uba ugomba kwibandaho. Mu gihe wumva mu muhogo hokera, ugomba kwibanda ku mafunguro yoroshye, urugero nk'ibirayi binombye ndetse n'amasosi atandukanye. Ikindi kandi ugomba kurya amayawurute, ukanywa icyayi gishyushye, bigukundiye ushobora no kongeramo ubuki ndetse na minti kuko ibyo byose bifite ubushobozi bwo kukurinda uburibwe mu muhogo. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kurya ugomba kwirinda mu gihe uribwa mu muhogo. Iyo uri kuribwa mu muhogo ugomba kwirinda ibiryo birimo amavuta menshi nk'amafiriti, utubuto duto, imitobe ibonekamo aside nyinshi cyangwa soda kuko byangiza umuhogo. Icyo gihe ugomba no kwirinda ibyo kurya bishyushye cyane kuko bikongerera ububabare. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe urwaye kwituma impatwe, bityo tumenye ibyo kurya ugomba kwibandaho. Ibiryo bikungahaye kuri fibre nyinshi, kimwe na pome zituma igogorwa rigenda neza ndetse zikanarinda kwituma impatwe, nibyo byagufasha muri icyo gihe.
ibiribwa bibonekamo fibre iri ku rugero rwo hejuru twavugamo ibishyimbo, ingano zuzuye, umuceri udatonoye, umugati ukozwe mu ngano zuzuye n'ibindi, brokoli ndetse n'imyembe. Ubusanzwe ibiribwa bibonekamo fibre nyinshi birinda kwituma impatwe constipation kuko bituma igogorwa rigenda neza. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kurya ugomba kwirinda mu gihe uri kwituma impatwe. Mu gihe uri kwituma impatwe ugomba kwirinda ibikomoka ku mata byose, ukirinda kandi imiti ikuraho ububabare ndetse n'inyongera z'ubutare. Reka dukomereze ikiganiro mu gihe ufite allergie cyangwa gufuruta, bityo tumenye ibyo kurya uba ugomba kwibandaho. Ubusanzwe gufuruta ndetse no kwishimagura cyane ku ruhu bishobora kuba ari ikimenyetso cya allergie. Mu gihe ubona bikubayeho, niba ujya urya ibiryo bimwe na bimwe ukabona umubiri utabyakiriye neza, uba ukwiye kubyirinda cyangwa ukabihagarika. Reka turebere hamwe ibyo kurya ugomba kwibandaho iyo ufite allergies cyangwa gufuruta. Muri iki gihe uba ugomba kurya ibiribwa bikungahaye ku binure bya omega 3, urugero nk'amafi atandukanye ukabonekamo proteine nyinshi kandi zirinda uruhu cyane. Muri icyo gihe kandi uba ugomba kurya amavuta akomoka ku tubuto duto kuko ni ingenzi mu kurinda ubwivumbure bw'umubiri. Reka dukomereze ku byo kurya ugomba kwirinda mu gihe ufite allergies cyangwa gufuruta. Ubusanzwe ibyo kurya bikunze gutera ubwivumbure cyane ku mubiri harimo amata, amagi, inkeri, inyanya, soya, ibikomoka ku ngano byose ndetse na shokora. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kurya ugomba kwibandaho iyo uri kubabara imikaya. Bibaho cyane ko wumva hari igihe wumva bacitse intege, umubiri wose ukumva ahantu hose urababara, by'umwihariko imikaya. Ibi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, ariko niba uburibwe buri mu mubiri wose, akenshi ibyo kurya bikungahaye kuri calcium na magnesium nibyo bishobora kugufasha. Reka turebere hamwe ibyo kurya wibandaho iyo uri kubabara imikaya. Muri icyo gihe amafunguro akungahaye cyane kuri magnesium twavuga nk'imineke, imboga rwatsi, ibishyimbo, avoka ndetse n'utubuto duto nibyo byagufasha. Ikindi kandi calcium iboneka muri yawurute, amafi ndetse n'imboga rwatsi zijimye nabyo byagufasha mu kugabanya uburibwe bw'imikaya. Reka dukomereze ikiganiro ku byo kurya ugomba kwirinda mu gihe uri kuribwa imikaya. Ubusanzwe ugomba kwirinda ibyo kurya byose byongera umwuma, urugero nk'inzoga cyangwa ikawa, bitewe n'uko bishobora gutuma uburibwe bwiyongera aho kugabanyuka. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira.
kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.